ibihe byiza kuri ukomeje gukurikira Rugwiro Pro Zone. Uyu munsi tugiye kuganira n'ubundi kuri Pi Network. Ni amatangazo OKX nk'imwe muri exchange zatsinze KYB mu gihe Pi Network yegerezaga gufungura Open Network. Ni mu buryo nyine yashakaga gufungura amarembo kuri ku masoko amwe namwe ndetse ikemerera buri muntu wese kuba yakinjira mu mushinga wa Pi Network yifashishije ibyo bigo bikomeye byemereye Pi kuba ya listingayo. Hanyuma rero ibyo bigo nabyo bihita bigira mu nshingano guhereza notification abanyamuryango babyo, nkuko Pi Core Team iduhereza update buri cyumweru na OKX bigomba kubwira abanyamuryango bayo nyine baba pioneer ariko begamiye ku gice cya OKX bafitemo Pi baguze batamayininze baguze bakoresheje USDT bakabaha notification y'aho umushinga ugeze, cyane cyane kuri coin nk'iyi ngiyi popular cyangwa se yamamaye. OKX igenda itangaza byinshi birimo aho umushinga ugeze n'ibindi bitandukanye. Ahangaha OKX yagarutse n'ubundi ku byiza Pi imaze kugeraho, icyo bivuze ku gaciro ka Pi, inzitizi Pi ihura nazo, kandi reka tubirebere hamwe muri rusange. Ariko mbere yuko tubirebera hamwe, umuntu wenda w'umupiyoniye mushya ashobora kwibaza ati OKX ni iki, kuki tugiye kwifashisha izi notification cyangwa se amatangazo yazo ko cyari ingenzi. OKX nagusobanurira ko ari imwe muri exchange zikomeye ku isi, kandi ikaba iristinze amapi wahita bank ikorera online kandi igakora mu buryo bwa digital, ikabika amacoin atandukanye harimo Bitcoin, Ethereum n'andi. Nuko nguko Pi yisanzemo kuva ku itariki 20 z'ukwezi kwa kabiri muri uyu mwaka turimo. Pi nayo yatangiye kubarirwa muri OKX nk'imwe muri coin OKX ishobora kuba yabika. Mu kwibika rero hakenerwa icyo twita wallet address, ni code, ni amagambo avanze n'imibare umuntu yiharira we ku giti cye bitewe n'aho yakuye n'aho agiye kuyakoresha. Wenda ibyo twazabikorera ikiganiro cyihariye. Aha rero impamvu amakuru ya OKX tugiye kuyakoresha ntago igishyiraho amakuru yayo mu buryo budafututse cyangwa se butanoze, ahubwo iyo OKX ivuze kuri Pi isoko riba rigize impinduka nziza cyangwa mbi. Icyitonderwa ariko mbere yuko dukomeza iki kiganiro, OKX ntiyashyira Pi kuri notification zidahura n'ibyo Pi Core Team itangaza. Bityo rero ibyinshi OKX itangaza iba yabikuye kuri Pi Core Team n'abanyamuryango nyine ba hafi ba Pi Core Team. Murabizi neza bazi ko yatsinze KYB. Notification ya mbere igaragaza icyo twita ranking ya Pi apps hashingiwe kuri Pi stake. Ibi ngibi twari twabivuzeho mu kiganiro cyacu cyabanje, ariko reka tubigarukeho tubisobanure neza. Pi apps are now ranked based on amount of Pi stake by the community. Ahangaha ukoresheje igice cya analysis, ibi bivuze ko Pi ishaka utility nyayo atari speculation. App ifite stake nyinshi bisobanuye ko ifite abantu benshi bayizera. Ibi ngibi wenda kugira ngo tubijyanire rimwe, ntago ubundi hasanzwe habara application ikomeye, ahubwo zina application aba developer bubatse harimo nka Bank of Crypto, Rwandan Bank n'ibindi bitandukanye, Omenda, Pay with P n'izindi nyinshi zagiye zisakara nka ziba popular kuri ziri application aba pioneer bubatse. Ntago zishobora kujya viral cyangwa se ngo zamamare hashingiwe ku byo zikora, ahubwo Pi Core Team yateganije ko application ishobora kuba yahabwa rank nini ipeti bizajya biba bishingiye kuri amount of Pi staking by the community. Ibi bivuze ko bizajya bishingira ku ngano ya Pi zibitsemo mu buryo bwa staking bigendeye kuri community cyangwa se ku bayigaragiye. Ahangaha winjiye muri analysis, ahangaha Pi ibishaka kubikora nka DeFi staking cyangwa se governance ndetse na community trust. Abo bantu bizeye iyo application ku kigero cya kangahe kwijana kugira ngo ibashe kuba yabona rank. Ama rank ni igice gifasha ama application cyane ayirefera kuri blockchain
cyane ko abantu bashobora kuyizera. Akenshi uzajya kudownloadinga Binance cyangwa se n'indi application iri digital ikorana na crypto bya hafi, bakubwire bati wayihereza inyenyeri zingahe kuri service baguhaye. Ushobora kuvugana n'umuntu kuri WhatsApp call, mwasoza kuvugana bakababaza bati service yari imeze ite, mukabitora mukoresheje icyo bita rank cyangwa se inyenyeri. Ubwo iyo ushyizeho 5 service bayagenze neza n'ibindi. Reka twe kubitindaho. Aha kandi dushobora guhita turebera hamwe impact ku gaciro ka Pi, utility ndetse na demand, tugendeye no kuri value. Ibi ngibi bitwara igihe kirekire kugira ngo crypto byubake, hanyuma amakuru yayo abashe kuba yasakara. Notification ya kabiri ishobora kuba yashingira ku bantu barenga miliyoni 70 ku isi. Ibi ngibi Pi byo yamaze kubicamo agahigo, ariko tubigarutseho. Pi network community has grown to 70 million member globally. Ibi ngibi bisobanuye ko abantu barenga miliyoni 70 ari active user, abayikoresha bose twese nyine. Ariko nta crypto ifite community nini gutya itaratangira trading, kandi network effect ni imbaraga ikomeye cyane. Bisobanuye ko na Bitcoin ubona kuri ari amafaranga, Pi network yirusha abantu benshi, yirusha community. Pi network yihariye kuri community, nk'ubwo nuko iyi mibare ariyo OKX ikoze, ahubwo ubaze neza twaba tunarengiza miliyoni 70, kubera ko umubare w'abayifite turenga miliyoni 100, turi hejuru y'100 tugendeye ku mibare Google Play Store itangaza. Ibi rero bishobora guhuza nuko dushobora kuvuga tuti network effect ni imbaraga zikomeye cyane, bijyanye nuko umushinga wiyubaka ushingiye ku bantu, ni imbaraga zikomeye cyane. Ahangaha uramutse ubigereranije n'izindi crypto coin, ushobora gufata Bitcoin yatangiye ifite abantu bake, Pi yatangiye ifite millions before open market. Ibaze ko tungana gutya nyine batarafungura open mainnet. Ibi ngibi biri unique cyane, twavuga tuti ni unique ku mushinga cyangwa se mu mateka ya crypto. Pi yamaze guca impaka. Reka dukomereze kuri notification ya gatatu, ariko izo notification ndi kukugezaho ndi kuzisoma aho ngaho kuri iyo foto uri kubona muri screen yawe. Notification ya gatatu iragaruka ku cyo bita fiat currency muri Pi wallet. Ahangaha notification yagiraga iti global fiat currencies have been integrated into the Pi wallet ecosystem. Ubigenekereje mu rurimi rw'ikinyarwanda ugakoresha analize, bivuze ko Pi irimo gutegura payment system, kandi hakaba hari gutegurwa bridge hagati ya crypto and real economy. Bridge ni kiraro. Ahangaha Pi irimo gushaka n'ubundi gukora ku bijyanye na payment. Ni bisanzwe, dusanzwe tubiziranyeho. Ngiwe nawe tuzi ko Pi ibyanze bikunze uko yubaka, uko abafondateri bayo bayivuga, igambiriye kuba yakishyura ibicuruzwa bitandukanye n'amaservice n'ibindi, uretse ko igihanganye n'ibindi bibazo bitandukanye bijyaniranye nuko hari byinshi bashaka kubaka nk'uko bagenda babigarukaho. Aha rero aba barimo bahuza imbaraga zo kugira ngo bategure icyo twita payment system, uburyo nyine bwo kwishyura byakorwamo, kandi bakaba bashaka gushyiraho ikiraro gishobora guhuza crypto ndetse na real economy, gihuza amafaranga ya crypto nyine n'ubukungu bwa nyabwo. Ubukungu bwa nyabwo kugeza ubu ngubu bugenzurirwa mu mafaranga abikwa na banki za leta, ndetse nyine ashobora kuba control kuri guverinoma, niyo ashobora kuba yabarirwa kuri real economy. Aha rero Pi ishobora kurwana intambara iyo ari yo yose, igakora ibishoboka kugira ngo ibe crypto ishobora kuba yahuza ibi ngibi, kubera ko ntago bibaho ntihazagire n'ubikubeshya, ntago amafaranga ya crypto ashobora gusimbura amafaranga asanzwe y'inote n'ibiceri, kubera ko crypto idashyigikiwe n'abayobozi bakuru b'ibihugu ntago ishobora gukora mu bwisanzure. Reka tubitangeho urugero kugira ngo tuve kuri iki ngiki. Muri Nigeria bakoze icyo twita stable crypto adoption in stable coin. Ahangaha bari bakoze icyo twita adoption, kwadopta, kwakira, guha ikaze
amafaranga ya crypto, ariko binjira mu gice cyitwa stable coin. Stable coin ni amafaranga adahindagurika, ari mu bundi muri crypto zisanzwe, ariko iyo twayegereje ku gice kiri stable cyangwa se stable coin, aba ari amafaranga adahindura ibiciro. Nk'ubwo nyine Bitcoin ashobora kuza gutangwa amakuru ko wenda nka Cristiano Ronaldo aguze Bitcoin 1000, ako kanya iyo notification igisohoka Bitcoin igahita izamuka ku kigereranyo byibura cya 5%. Ariko iyo tugeze kuri stable coin, nubwo yaguramo 500 600, ntago yikurikiza icyo twita speculation n'amakuru ari kuvugwa aho ngaho. Cyakora ni users zishobora gutuma gwa cyangwa se ubuzima rusange mubayemo, economy z'igihugu zigatuma bihinduka nk'uko bigendekera n'ubundi amafaranga ya fiat money cyangwa se ayanga yagenzurwa na za guverinoma. Nk'uko nyine ushobora kuba ufite 5,000 muri uyu mwaka, mu tugiye kwinjira mugasanga ibyo wari usanzwe ugura ni bikeya, bari kuguha bikeya ku byo wari usanzwe ubona. Ntago ari ifaranga ryataye umwimerere waryo, ntago ryagabanutse ngo ribe 5, biracyari 5, ariko bijyanye na economy igihugu kigezeho ni makeya, nta rundi muntu uri gutanga menshi kurusha, nicyo bisobanuye. Aho rero muri stable coin dusangamo iyo bita USDT ndetse na USD, mu gihe turi gukoresha exchange zitandukanye nka Binance, OKX n'ibindi byinshi. Aha rero muri Nigeria bakemara gukora iki gikorwa cya adoption cyangwa se kwemerera aya mafaranga kuba yakora mu bijyanye n'ubucuruzi bubera kuri ama platform atandukanye nka OKX na Binance, cyitwa P2P cyangwa se peer to peer, aho mugenzi wawe ushobora kugurirana nawe amafaranga mugakoresha local currency cyangwa se ifaranga ry'iwanyu. Nko mu Rwanda bakoresha benshi birefera ku bigo bya MTN mobile money cyangwa se bagakoresha bank. Akenshi umwe usanga afiteho uburyo bwa bank cyangwa se bwa MTN mobile money, bisobanura ko nta mafaranga ari busohoke mu gihugu. Ariko kuko hari abantu bari guhita bagura $, kuko leta ibivuzeho, babaye benshi cyane, bigatuma iryo faranga ryahinduka. Okay, byari ibisobanuro bikeya kugira ngo ubashe kuba wabyumva, ariko kandi sindi busoze kuri iyi notification ntavuze ko, ntabwo bivuze ko Pi yamaze kuba legal trader cyangwa se Pi yamaze kujya kuri exchange zose ziriho zikora ibikorwa byo gucuruza, ariko bivuze ko infrastructure cyangwa se imirimo yo kubakwa kuri Pi network igikomeje kandi ifite imbaraga. Reka dukomereze kuri notification ya 4 ijyanye n'uko GCV cyangwa se Global Consensus Value irimo kugenda yubakwa. Bagize bati Global Consensus Value kuri ka gaciro kari $314 bongeraho bati guidebook Global Value Consensus cyangwa se Global Consensus Value, uko ushobora kubisoma uko ariko kose, kuko harababisoma bitandukanye. Bisobanuye ko GCV ubundi ni price ya market, ariko ishobora no gusobanura ko GCV ari community agreement. Ibi ngibi ugomba kubanza kubisobanukirwa, kubera ko GCV nkuko nari mbivuze ko ari community agreement, ngewe nawe dushobora kuyivuga bigakunda, ikabaho tukayirema igakunda, kubera ko nge nawe twayivuze. Ntabwo hano rero baba barimo basobanura ko nubwo iyo GCV ivugwa ntago ari price ishyirwaho na nyiri umushinga, ahubwo ni price ya market. Isoko riri kubiteganya rite? Isoko n'abakiriya, isoko n'abakiriya n'abacuruzi. Mwebwe ubwanyu murashaka kubitwara mute? Bisobanura neza ko mubifite mu biganza, kuba mwagira byinshi mushobora gutegeka kandi bigakunda. Aha rero tumaze kurebera hamwe ko GCV ingana na community agreement, ibibazo nyamukuru bihita biba bibiri. Ushobora kwibaza uti se market ishobora kubyemera, ese utility izabishyigikira? Aha rero market ni nge nawe tugize isoko rigirwa kuva ku muntu umwe kugeza ku bantu 5. Iyo mumaze kurenga umuntu umwe, murenze na 5, bamwe amaze gukora icyo twita ubucuruzi rusange. Umwe ashobora gukatura, undi ntahende, undi n'ibindi bitandukanye. Aha rero iyo bavuze bati ese utility izabishyigikira, utility ni ugukora mu buryo bwa nyabwo, butarimo speculation, butarimo amananiza, butarimo amanyanga n'ibindi bintu byinshi bishobora gutuma isoko ritagenda neza, ushobora kuzamo manipulation n'ibindi. Aha rero utility kuvuga ngo izabishyigikira,
ku bwa payi ko timu yanarenga GCV kuko ntago GCV ubundi ari cyo giciro kiremereye kuri coin. Nari ndimo ntekereza ko nshobora kuzakora ikiganiro kibigarukaho cyerekana coin ihenze kuruta izindi zose, nta nubwo ari na Bitcoin, cyane ko Bitcoin itagira n'igiciro ihagarariraho. Uyu munsi ushobora kuyumva ku bihumbi $100 bukaza gukiri ku bihumbi 75. ubwo wayiholdinze abarimo aca mu babare bwo guhomba ibihumbi 25 by'idolari mu masaha 28. Ariko tukiri kuri iyi notification, ushobora kuvuga uti GCV ni vision, si grant. Ibi ngibi tubisobanure dute? Ni icyerekezo. Okay, grant baba bakubwiye bati ibi bintu bizarangira bityo. Ubwo muraza kumfasha kubisobanura abantu b'abasesenguzi. Niba guha garanti baba bakubwiye bati ushobora nko kugura wenda umugati muri supermarket bakakubwira bati nurenza ku itariki 5 uyu mugati ntuzawurye uzaba wapfuye. Aha rero ntago GCV ari grant, ntago ariho payi shaka kugira, nitahagera ntizabikiri price. Icyo bisobanuye ahubwo ni vision, naho bashaka kujya. Mbese nago ari target ya payi, ahubwo naho payi shaka kwerekeza hashobora no kurenga cyangwa se hakaba hajya munsi. Aha rero dushobora gukurikizaho ikindi kijyanye nuko izagerwaho gusa ari uko utility ikomeye, hakabaho nyine ubucuruzi bwa nyabwo butarimo bya bindi navuze haruguru, hakabamo kandi igice cyitwa adoption ya nyayo, bya bindi twavuze byo kwemerera ko amaguverinoma na za leta z'ibihugu zemerera amafaranga ya crypto kuba yakoreshwa. Mu gihe bitarakunda rwose GCV ishobora kugorana cyane, kandi na guverinoma ni ibintu yitondera cyane kubera ko amafaranga yadacunzwe neza ashobora guteza amakimbirane aruta andi yose ajya abaho ku isi. Iyi adoption rero iramutse ikunze, tukaba dufite na utility ikomeye, bishobora kutuganisha kuri GCV. Ariko cyane amafaranga ya crypto yibanda kandi yirefera ku cyo twita liquidity ihagije. Mu gihe hatari liquidity ihagije ntago ibi bishoboka. Liquidity rero payi ntago ishobora kuyibura kubera ko nge nawe tugize icyo bita liquidity pool. Twese turi muri iyo pool. Birashoboka ko dushobora gushyigikira blockchain ya payi kubaho, hanyuma amafaranga ya payi akaguma kubaho kandi akiyongera. Ahangaha dushobora gukomereza ku kindi gice dushobora kwita protection challenge cyangwa se inzitizi OKX igaragaza. OKX nubwo yavuze ibi byose kuri payi ikayivugaho ibi ngibi, hari inzitizi payi iri kugaragaza. Nyamukuru ndabona batoranijemo 3 zirimo low riri adoption. Kugeza ubu ngubu nta ibintu biri low, kandi bakongeraho ijambo riri mu Cyongereza, biba bisobanuye ko nta na gake habe na bake bari kugerageza gukora adoption kuri Pi network, n'ababikora nyine ntabwo babyemeza neza. Ahangaha kandi hakaza delayed development, hakaza kandi token nyinshi zifunze ziri locked kuri Pi. Nanditse ejo bundi muri group WhatsApp ko ari igihe cyiza cyo kugura crypto coin, ariko umva neza iri tangazo. Niba volume ari iyo OKX igize iti token nyinshi ziracyafunze ziri locked nyine kuri Pi. Uzi icyo OKX ahangaha ibiri gutagetinga bijyanye na analyze, dore icyo ama exchange atinyira zino lockup tuba twakoze. Locked P ni protection kuri dump, ariko ituma market idahita igenda. Okay, ibi ngibi bishobora kuba bitumvikanye neza, ariko ziriya coin iyo zifunze akenshi ama exchange ntagahabwa umubare wa nyayo wa wallet afunze coin nyinshi. Nk'ubwo nyine ushobora kunkurikira muri iki kiganiro wifitiye nk'ibihumbi 5 byawe bifunze, cyangwa se warabishyize nko muri domain uri kunguka gake gake ku bantu bayitabiriye, cyane ko yari risk y'umuntu ku giti cye. Nyuma y'ibyo ngibyo rero exchange iri kubwirwa ko hari coin zifunze tu, bo babara imibare iteye gutya, barabara bati buri muntu kuri Pi yinjiza ibi. Abenshi babifunze batabizi bafunga imyaka 3, byibura migration yatangiye gutangwa mu mwaka wa 2023. Tubaze ko bafunze imyaka 3 bizarangira 2026 byibura mu kwa 3. Aha rero OKX niyo mpamvu bibwiye abakiriya iti duhangayikishijwe cyane na Pi zifunze ziri lock.
ahangaha imibare ntago exchange yifata neza kubera ko ntago imenya ngo iri gukina n'iyihe mibare, ntago iba ifite toto yuzuye, ariko ubwo na Pi bikoresha mu gice cyo kwita kuri protection kuri dump iba yirinda ko coin yamanuka ubutazamuka igatera candlestick iri bearish cyangwa se iri mu cyerekezo kimanuka gusa itazamuka. Ahangaha kandi bagarutse ku cyo twita delay ituma abantu bacika intege, ariko birinda mistake, gukora amakosa. Ahangaha kandi ushyize ku munzani ushobora kuvuga uti risk vs protection, byose hamwe babikora bagambiriye kugira ngo barinde abanyamuryango. Pi network iri kugenda yubaka ama project atandukanye nka Pi pump and dump ndetse Pi meme coin, Pi long term ecosystem project. Ibi ngibi dushobora no kubifata nka definition ya Pi. Okay, Pi nyine ni long term ecosystem project, ariko cyangwa se ntago bisobanuye ko idafite ibibazo bikomeye birimo liquidity ndetse na open mainnet timing. Ahangaha kuri open mainnet timing ndashaka ko tuhasobanura buri muntu wese akaza kuhava abyumvisha. Mu mazi iminsi mubona ifoto, ntabwo nayikoreyeho video kuko imaze kuza inshuro nyinshi, yagaragaza ko open mainnet iteganijwe ku itariki 28 z'uku kwezi kwa 12. Turi mu kinyejana kigoye kwizera amakuru aho bari guturuka, cyane ko turi mu isi iri kuyoborwa cyane na artificial intelligence cyangwa se ubwenge bukorano AI, aho bashobora kudesigninga ifoto y'umuntu ukabona niwe, wenda ari nka USA kandi atigeze arenga no mu cyumba araramo, ni AI yabikoze. Ibyo rero bituma hashobora gusohoka amatariki ajyanye na open mainnet timing atariyo, abantu bigatuma bagura ya coin ku bwinshi, kandi mu by'ukuri nyiri umushinga na event yateguye atanabizi ko ibyo biri kuba, kubera ko gushakisha ko hari ifoto yakozwe ku mushinga wawe kuri internet biragoye. Kuri internet woherezwaho amafoto menshi mu masegonda make cyane. Ibyo rero bishobora gutuma habaho ko abantu bayitera icyizere. Abantu benshi barambiwe umushinga wa Pi network, ni babandi bakunze kumva bya bindi ngo ejo birakunda, ejo bundi gutyo. Sinzi nimba nawe ari kubyumva, muraza kumbwira muri comment. Ibyo rero OKX ibibonamo ikibazo kijyanye nuko liquidity ya Pi itameze neza, bijyanye nuko umutekano wa wallet, twabivuze kenshi, ni reclamation igumaho yuko umutekano udacunzwe neza. Uburyamye nyine ugasanga abascammers bageze kuri wallet yawe bagusoje kare, kubera ko kwinjiramo bifitiye uburenganzira, na notification irubone kuri telefone biragoye. Ahari igiciro bashakaga ko Pi zabiriho, nicyo cyatumye bayijyana muri wallet, ariko kiba yari kiriya aba yarakoze sure yo kuyishyira kuri exchange, ubiba yarazamutse. Hanyuma open mainnet timing ishobora guteza ibibazo bikomeye cyane mu gihe hari igihe ntarengwa tanga ntabyubahirize, uretse ko amakuru aturuka kuri Pi core team. Ibi ngibi ntabwo byigeze bibaho. Inama rero kuba pioneer cyangwa se icyagufasha gukora risk management, ntabwo ukwiye kuba wagurisha coin zawe kubera ubwoba, ntugure Pi kubera hype. Ibi ngibi reka tubanze tubisobanure. Ntago ikintu cyose gisohotse cyagatumye ugurisha Pi. Mu gihe cyose ufite ubundi bushobozi bwo gukemura ikibazo cyawe, gumana coin zawe. Ikindi kandi hype n'amagambo akenshi abagusunikira kubitangaza, kukwizeza ibintu birenze bigoye nyine ko mindset yawe byakira ko bizaba, bakakubwira bati ni GCV. No, ntago hype yagakwiye gutuma ufata icyemezo cyo kuba wagura coin mu gihe ayo mafaranga ufite n'ubundi uyagenera ibijyanye na needs. Murabizi ko mu buzima dukenera need and want, bityo rero banzu ukemura ibibazo by'ibanze birimo kwishyurira abana amashuri mu gihe ubafite, wowe ubwawe kwishyurira, kwitaho mu bijyanye no kurya no gutura n'ibindi bitandukanye. Amafaranga wakabaye ishora muri Pi kugeza ubu ni amafaranga ushaka gukoresha saving, kubera ko OKX igaragazaho ibibazo nk'ibyo ngibyo, kandi na leta y'u Rwanda ibicishije muri banki nkuru y'u Rwanda BNR ibwira buri muntu wese ko ushaka gufata risk yo kuba yakora crypto aba risk ku giti cye, cyane ku Rwanda rutarashyiraho amategeko agenzura cryptocurrency. Ahubwo nk'umupiyoni komeza gukoresha Pi app neza, wubahirize KYC yawe cyangwa se igice cya know your customer, kandi wige neza imikorere ya ecosystem ya Pi.
ahangaha reka tubisoreze ahangaha hanyuma twikomereze ku cyo twita golden rule cyangwa se icyo ushobora kugendera kure ikiriho red flag. Ntabwo ari byiza ko wizerera kuri GCV, ariko nta nubwo ari byiza ko kuba utizera GCV byagatumye wanga payi. GCV ni igitekerezo cy'umupiyoniye, nawe ushobora kuzana icyawe kandi icyo ngicyo uzanye ukakirema kigakunda. Mwakoze ama application turayatangaza, muri mu banyarwanda bakiya bamaze gukora application ku bayubakiye kuri payi. Payi niyo yatanze ayo mahirwe. Ushobora no gukora byinshi rero bishingiye kuri uyu mushinga. Umuntu ukomeye winjiriye kuri payi pe birashoboka, ariko nanone ntabwo ari byiza kwizerera cyangwa se gushyira icyizere cyawe cyose kuri GCV, ahubwo fata payi nk'ikomeye mu gihe byaba bibaye ko yagera kuri GCV bikubere surprise kurenza uko ushobora kuba wasiba imirimo y'amaboko urimo urayitekerezaho kuri GCV. Ejo ntirenge n'ibice bitatu bitewe n'icyo nyiri umushinga ari gutagetinga. Abazungu ni abahanga cyane mu bijyanye no kubara amasaha, kubara iminsi cyangwa se n'imyaka. Ashobora kuba yategura project, tubisubiramo kenshi, akaba yagera hava mu buzima ya project itaragera no muri 1/2. Nk'umwana wa Dr. Sheng Diaofani akazaba ari ushyiraho open mainnet. Aho ngaho iyo utakoze imirimo y'amaboko ibyarira igihugu akamaro wisanga muri risk. Aha rero ngana ku musozo kandi ukomeye, Pi network iri mu rugendo rurerure. OKX notification zerekanaga ko tugiye mu ncamake we twatangiranye kuri iki kiganiro. Isi iri kureba kuri Pi network kandi ecosystem irimo kwiyubaka ku buryo bukomeye cyane, ariko inzira iracyari ndende, bityo si uyu munsi cyangwa ejo twakitegura open mainnet nk'uko amafoto menshi akomeje kuza ku mbuga nkoranyambaga. Umunyabwenge si uwihutira guca urubanza ku mushinga, ahubwo umunyabwenge yiga imikorere y'uwo mushinga kugira ngo nibiba byabaye ibyanyabyo azenjoyingane n'abandi. Ahubwo se nakubaza muri comment, utekereza iki kuri Pi? GCV se ni amahirwe ubona Pi ishobora kuzaha Abanyarwanda ndetse n'abandi baba muri uyu mushinga barenga miliyoni 100 z'abantu bakora iyi mining, cyangwa se n'inzozi barota bakanguke bwakeye? Reka tuhure mu bindi biganiro. Nizere ko wakanze subscribe, liking iki kiganiro, gisharinge, ubundi tubane mu update yacu atandukanye. Ntaragenda, dufite group WhatsApp ducishamo amatangazo atandukanye agaruka kuri mining. Dushobora kuza tuvuga aho umushinga ugeze, tuza tuvuga amatangazo, tuza tuvuga ibyo ushobora guhindura, ibyo ushobora kwirinda n'ibindi bitandukanye. Tuganirira hamwe imikorere n'imikoreshereze ya blockchain, twiga kuri AI cyangwa se ubwenge bukorana. Byose hamwe tuba tugambiriye kugira ngo tubikusanyirize hamwe bitwinjize mu isi ya Web3, hanyuma tuyibyaze umusaruro, aho dushobora gusinya amasezerano tudakeneye abakomisiyoneri, ahubwo tugakoresha smart contract, ndetse ibyo dukoze tukabibika kuri blockchain, aho ushobora kuzabikenera mu myaka 100 ukabisanga. Abana natwe rero muri update zitandukanye. Nimba wumva ushaka kwiga kuri economy ijyanye na digital cyangwa se ishingiye ku ikoranabuhanga, aho amafaranga yawe yagiraho uburenganzira ari uko ufite internet, bityo bikakurinda no kuyasesagura. Turi mu mpera z'umwaka rero, ni igihe cyiza cyo kuba wabika amafaranga. Yego, iyo umwaka nyine usize nta mafaranga ubitse biragorana cyane kuba wayabonamo hagati. Ntabwo ari time nziza yo kuba wakinjoyinga ngo ugere naho ugurisha coin wari uholdinze, kubera ko iminsi mikuru ihoraho, ahubwo biterwa nuko bifata mu mutwe wawe kugira ngo ubashe kuba wakizeza uwo munsi mukuru kurenza ikindi gihe icyo ari cyo cyose. Ikibazo, igitekerezo, inyunganizi ushobora kugira, ushobora kutubwira muri comment, hanyuma tukabana mu biganiro bitandukanye. Ibyo tuba dutangaje muri iki kiganiro si ngombwa ko bifata gutyo tubitanze, ahubwo bizakubera ikiraro cyo kugira ngo nawe ukora analyse yawe, hanyuma duhurize hamwe twungurana ubumenyi, tubashe kuba mu isi y'abantu bakora ubushakashatsi burambye kuri crypto na blockchain muri rusange. Ndagushimiye, Imana ikurinde.